byari urugendo navuga ko rutari rurerure cyane ariko nanone rutari ruto cyane kuko rusaba guhozaho, rusaba ko buri munsi ugaragara, rusaba ko buri munsi ugerageza ukaboneka kugira ngo ubashe kuba wakiga. Njye nizo ari bo bamfashije kugira ngo mbone perime, nakesha nyine perime mfite aka kanya. Ikindi kintu cyari cyiza iyo ufite abantu bakuri iruhande bagufasha buri munsi, bagufasha kumenya ko ugomba kuza kwiga, bakwibutsa niyo wowe waba wumva udashaka kuza, abantu bagufasha kumenya urwego ugezeho kugira ngo umenye igihe uzakorera, nibo barimu numva ko buri muntu umwe yagakwiye kuba agomba gusanga. Hello bakunzi bacu, nizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza. Njye nitwa Jenny from The Change Services. Uyu munsi rero muri The Change tubafitiye iki? Uyu munsi muri The Change tubafitiye umunyeshuri wize muri The Change Services, akahigira amategeko y'umuhanda ndetse akahigira no gutwara. Ubu ngubu akaba afite permis, ubu ngubu akaba yatwara akajya mu muhanda. Anyway, congratulations. Murakoze cyane. Okay. So rero uyu munyeshuri wacu ndetse wamaze gutsindira permis, turatangira tumubaza amazina ye. Witwa nde? Nitwa Shami Maridadi. Shami Maridadi, congratulations kabisa. Nishimiye ko wabonye permis. Uyu munsi rero Shami Maridadi ari butubwire urugendo rwe guhera atangira kwiga ndetse kugeza abonye permis ye, kugira ngo nawe uri kureba iyi video bizagufashe kumenya ishuri ryiza wakigiramo ari ryo The Change Services. Ntuve kuri kamera yawe. Okay, Marida, ikintu nshaka nuko usangiza abadukurikiye cyangwa se abantu bashaka kuza kwigira muri The Change Services, ukabasangiza urugendo rwawe n'ibibazo wagiye uhuramo nabyo cyangwa se inzitizi, uko byakugendekeye, abarimu mwagonganye, byose uratubwira kugira ngo abantu bashaka kuza kwiga muri The Change Services bamenye uko biba bimeze. Okay, watangira utubwira. Nkuko bisanzwe ntabwo ari ibintu biba byoroshye nyine kuvuga ngo ubyuka ugiye gukora, yari etape zaragiye zikurikirana mu kwiga, mu kujya kugerageza, kujya gukora, byose aba ari etape zigenda zikurikirana. Byari urugendo navuga ko rutari rurerure cyane ariko nanone rutari ruto cyane kuko rusaba guhozaho, rusaba ko buri munsi ugaragara, rusaba ko buri munsi ugerageza ukaboneka kugira ngo ubashe kuba wakiga. Njye nize ukwezi kumwe, ni arengagaho nk'iminsi nk'ingahe hano muri The Change Services, niho nigiye amategeko, niho nigiye gutwara byose. Natangiye mu kwezi gushize kuko twari tuvuyemo mu matariki ahera. Rero inzitizi naho narahuye nazo nigomwe umwanya, nicyo navuga, kuko byari ibintu nashaka kugira uruhushya rwo gutwara. Rero umwanya nyine nagombaga kuyigomwa kugira ngo buri munsi ngaragare, nze mboneke, nige, njya Norvege, njye ahantu hatandukanye nyine. Urumva nyine ni ikintu kitantwaye nanone umwanya wavuga ko ari mutoya. Ariko ikindi kintu navuga ko cyari cyiza ni abarimu muri The Change Services. Umwarimu nka Sise, umwarimu nka Ruba, abametre bombi na abametre, navuga ko ari bo bamfashije kugira ngo mbone perime, nakesha nyine perime mfite aka kanya. Ikindi kintu cyari cyiza iyo ufite abantu bakuri iruhande bagufasha buri munsi, bagufasha kumenya ko ugomba kuza kwiga, bakwibutsa niyo wowe waba wumva udashaka kuza, abantu bagufasha kumenya urwego ugezeho kugira ngo umenye igihe uzakorera, nibo barimu numva ko buri muntu umwe yagakwiye kuba agomba gusanga. Murakoze cyane. Okay, Maridadi atubwiye uburyo yize ndetse atubwira n'abarimu bahuye, atubwira ndetse n'ibyo yigomwe kugira ngo ubu abe afite permis ye. None ndashaka ko nanone atubwira akinjira mu modoka ayitangira kwiga gutwara, ni iki cyamugoye kugira ngo wowe ufite ubwoba, wowe uvuga ngo sinabishobora, wowe uvuga ngo ndashaka tubwire uko imimerere yari imeze atangira kwiga ndetse nuko ubu bimeze nyuma yuko abonye permis. Byabaga ari ibintu birebire. Umunsi wa mbere niwo munsi wa mbere ugorana kuri buri muntu wese. Umunsi wa mbere wicaye bakakubwira ati cana imodoka utangire, batangiye kwigisha ibyo bintu, niwo munsi wa mbere ugora. Ntago wavuga ko ari ikintu kiba cyoroshye
kuba uri kumva ubwoba, amaboko aba ari gutitira, amaguru ariko bimeze, wumva pedali utazigeraho nyine aba ari ibintu byinshi biba mu kanya gato kandi. Rero ikintu gihari ni buri muntu wese, abajene, abantu bakuru, bose nyine, umuntu wese akwiye gufata ya ntambwe ya mbere akaza muri The Change akavuga mufashe umwanzuro wo kwiga, kuko iyo watangiye bwa bwoba bugenda bugabanyuka, bwa bwoba bugenda bushira. Iyo uri umuntu wizera, ufite ikintu wizera ko uzageraho, ni ikintu cyagakwiye kuba kikumotiva, ukabyuka ukavuga mufashe umwanzuro wo kuza kwiga. Rero njye niko byari bimeze. Ikindi navuga, ntabwo buri wese atangira neza, hari utangira abyica kurushaho n'undi ubyicamo hagati, gusa bose ntabwo bikora kuba bari kubyica. Niyo mpamvu umuntu aza kwiga. Rero umumetere wanyigishije yaramfashije, nicyo navuga. Gukora rimwe ni ikintu kiba gakeya cyane cyane kuri perime. Uvuga ngo wakoze inshuro imwe kugira ngo ubone perime? Inshuro imwe yonyine. Nakoze inshuro imwe. Abametere baramfashije, nakora amakosa bakambwira ati jya ubigenza gutya na gutya, ko byumva. Rero nyine ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko nanone ni ibintu byiza kandi bifasha. Iyo uri umuntu uzi ikintu ushaka, uri umuntu ukunda gukora, uri umuntu ukunda ibintu bitandukanye, gusa njye mba numva ko perime bikwiye kumera nk'irangamuntu ya buri umwe cyane. Umuntu ufite irangamuntu wese akwiye kuba afite na perime. Akwiye kuba afite na perime. Perime kabisa, ku buryo uzafungura ikofi ukarebamo perime ukayikuramo bwa mbere. Wow, ndumva ufite ibyishimo, niyo mpamvu uri kuvuga ko buri muntu wese yakagombye kuba, ariko ni nabyo, buri muntu wese yakagombye kuba afite perime. Kuba jene noneho umuntu udafite perime kabisa, nk'abakobwa bari guteretwa muri iyi minsi, umujama nagutereta ujye ubanza umubaze perime. Cyane rwose, cyane kabisa, niko ugomba kumubaza perime. Wasanga atayifite ukamurangira muri The Change Services nk'uko Maridadi yabitubwiye. Rero yahuye n'abarimu babiri aribo Maître Cissé na Maître Alba, bose bakorera muri The Change Services. Nkwibutsa ko Maridadi yakoze inshuro imwe. Niba nawe ushaka kwiga kandi kwiga neza ku gihe, yize ukwezi n'iminsi irenga ariko ahita abona perime. Ishuri ryacu rero rikomeje gukataza ku banyeshuri bacu, tuzagenda tubazana n'abandi banyeshuri bagiye babona amaperime. Icyo usabwa ni ukutugana, ubundi iyo watuganye perime bayitahanye. None se Marida, abajene bafite ubwoba, abajene batari kubyitaho, n'iki wababwira muri aka kanya? Ikintu cya mbere nababwira ni babyuke baze muri The Change Services, bashake icyangombwa cyo gutwara ibinyabiziga, kuko nk'umujene wese ntabwo uzi amahirwe ushobora guhurira nayo imbere, ko mu buzima ntabwo ari twe tubugena n'Imana. Ushobora kubyuka ugahita ubona umuntu akakubwira ati ese wazaje ukazajya untwara, nsanga amafaranga, yakoze icyangombwa ukakibura, ukabubuza ayo mahirwe. Cyangwa ukabyuka ntawe umenya imigisha iba, ukabona imodoka iparitse ku gipangu cy'iwawe cy'iwanyu. Stop. Cyane bakavuga ati ya ni yawe twakuguriye, uzayimarisha iki, uzagire iryaho amafoto. Rero nyine nk'uko umuntu atamenya ukuntu bigenda mu buzima, niko ugomba kuba witeguye igihe icyo ari cyo cyose amahirwe yaza mu biganza byawe, kwita ukora iki, kwita uyafatirana. None se Marida, nyuma y'uko ubonye perime hakurikiyeho iki rero? Ubuzima busanzwe, urangije kwiga, ubonye perime, icyo washakaga urakibonye. Iyi level niyo ushaka kugarukiraho, urakomeza ushaka izindi kategori, urajya mu buzima busanzwe, ushaka akazi k'ubushoferi kuri kategori yawe, tubwire. Njye ikintu cya mbere navuga, ntabwo birangiriye hano, cyafite izindi kategori zo kurenzaho. Ntabwo navuga ngo ngewe mpagarika aha ngaha, kuko ntawe umenya nyine nk'uko nabivuze mbere. Rero kurenzaho izindi kategori kuri ngewe ni ikintu na prioritiza cyane, kikazamfasha ejo n'ejo bundi. Ariko ari ikintu cyiza muri rusange no kuba narabonye ngiye no gushima Imana no gushima The Change Services, kuko nibo bantu ba mbere navuga ko nkesha iki cyangombwa. Yego, ariko nyine ntabwo wavuga ngo ujya mu buzima busanzwe ugenda uri kumva urundi muntu n'ubundi. Kubona ufite icyangombwa runaka ni ikintu uhita uvuga ngo ndarenze. Yego. Okay. Mbibutsa ko
nk'uko natangiye mbibabwira twigisha amategeko y'umuhanda, tukigisha gutwara imodoka, ndetse hari n'izindi serivisi nyinshi zitandukanye dutanga, haba gukodesha inzu